Fezungeste la greto pativala kushimabiswa mbele katazeregashna. Yesu ndakushima kwa mpaye kumutsinzi ndetse no kurushaho. Ntacyo nzakora ngo cyange, buri kimwe cyose kizanigendekera neza. Ntabwo nzakorwa n'isoni, ntabwo nzapfusha ubusa ubuntu wampaye. Ushimwe. Yesu ashimwe inshuti muvandimwe ndi Umutsinzi TV. Amahoro y'Imana abane nawe. Nongeye kugushimira kandi nongeye kugusuhuza nanone ibyo tubana mu byose bya buri munsi mu ibwirizabutumwa cyangwa se n'amajambo mugezeho buri munsi atuma habaho kubohoka, atuma habaho kuvanwa mu mwijima, atuma akuraho urujijo. So rero uyu mwanya tugiye kuganira by'ukuri muri Yesaya. Tugiye kuganira mu gice cya 53 cya Yesaya, turahera ku murongo wa 10 cyane. Hanyuma uraza gukuramo ikintu kimwe gishobora kugufasha no kugukiza urujijo no kugukura mu bubata bwinshi. So rero turaje twumve neza icyo Yesaya yavuze ku bigendanye n'agakiza. N'agakiza niko tugiye kwigaho cyane. Yesaya 53:10 aravuga ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitamaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza mu kuboko kwe. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe, bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranuka kwabo. Nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abakomeye, kuko yasutse ubugingo bwe kugeza ku gupfa, akababaranwa n'abagome, ariko ubwo yishyizeho ibyaha bya benshi kandi asabira abagome. Muri kubibona rero ukuntu hano hari inkuru iri kuvugwa, ariko umuntu uri kuvugwa nta wundi ni Kristo. Reka tugende umurongo ku murongo uraza gusobanukirwa. Baravuga ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura. Ko ni akambere. Uwiteka yashimye kumushenjagura. Uwiteka yashimye gushenjagura Yesu. Abantu benshi ntabwo bazi ko buriya Yesu yakorewe ari Uwiteka wari uri kumukorera. Nta nubwo bazi ko abamugambaniye ari Uwiteka wari wababwiye ngo mugambane cyangwa bashyizemo umutima w'ubugambanyi. Ntabwo abantu bazi ko ari abantu bamukubitaga ari Uwiteka wari uri kumukubita, amukubitiye muri bo. Ni umutima Imana yari yabahaye ngo babikore. Niyo mpamvu Imana yari yabikoze, nuko yagira ngo Yesu mu rupfu rwe habonekemo agakiza abantu bose. Reka dukomeze na hano uraza kubyumva, ariko umenye ngo Imana niwe yakubise Yesu iranamushenjagura. Ntabwo ari abantu ntabwo babasha gukubita kuriya. Ntabwo abantu bagira imbaraga zo kurwanya umuntu bigeze hariya. Ni Imana yari ibirimo, yagiye muri bo ibashyiramo umutima wayo wose uko yabyifuzaga kose. Baramuhana, bamuhanye bya kimana, ntabwo bamuhamye bya muntu. Ko yakubiswe by'indengakamere, bivuge ngo yakubiswe mu buryo burengeje kamere, ni uburyo bw'umwuka, ni uburyo bukomeye cyane. Nta muntu wahana undi kuriya. Yesu igihano yafashe ntabwo cyari igihano nk'icy'abantu, n'abamukubitaga ndetse ntibakubitaga nk'abantu. Niyo mpamvu rero nyine ku
bakwiye kumenya ngo ni Imana yari yihishe inyuma ya kiriya gikorwa bakoreye Yesu. Hanyuma dukomeze turebe gatoya. Arakomeza nanone aravuga ati aravuga ngo ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Reka tubanze twumva. Ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro. Uwo niba uzabona urubyaro ni Uwiteka, ni Yesu. Azabona urubyaro, azarama. Ngo ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Kuri ako kuboko kwa Kristo cyangwa se biriya ibyo Yesu yakorewe byari biri gusohoza neza umugambi w'Uwiteka, umugambi w'Imana. Bivuge ngo rero uriya mugambi Imana yari ifite wari uwo gusohoza agakiza, wari uwo kugira ngo agakiza kaboneke Yesu namara gukubitwa kuriya byose bihite birangira. Hanyuma ngo rero ibyo Uwiteka ashaka bizasozwa neza n'ukuboko kwe. Hanyuma ngo azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimisha. Hari abana bagombaga kuvuka, biriya byari nk'ibise by'umugore. Umugore yari kubabazwa, ababizi ngo hagiye kuvamo umwana. Rero Yesu mu kubabazwa kwe byari bizwi ko hazavamo isi yose izabona agakiza biciye mu kubabazwa kwe. Rero mu by'ukuri nawe ubwawe niba warizeye cyangwa se utarizeye, wavuye mu bise bya Yesu, wavuye mu bise bya Kristo. Hanyuma ngo bimuhaze, umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka. Ngo azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya. Bivuga ngo Yesu ibyo bibazo yahuye nabyo, gukubitwa yahuye nako, ngo bizatuma benshi baheshwa gukiranuka no kubimenya. Mu yandi magambo, gukiranuka ntabwo kuzanwa no gukora, ntabwo kuzanwa no gukora imirimo runaka, kwiyeza, kuhatura ibyaha, kwirinda, gukora ibindi ngo byiza ngo bituma umuntu aba umukiranutsi. Hoya, umuntu aheshwa gukiranuka no kumenya. Kumenya iki? Kumenya ibyo Yesu yamukoreye. Icyo nicyo kizana gukiranuka k'umuntu. Abitaga rero ko umuntu aba umukiranutsi ari uko yakoze ibikorwa byiza. Ahangaha iki cyanditswe kiramutamaje. Umugaragu wanjye azahesha benshi gukiranuka biciye mu kumenya, biciye mu bumenyi. Ngo uzigishwa, numara kwigishwa umenye, numara kumenya ibyo Yesu yakoze, ibyo ngibyo mu kubimenya hazavamo gukiranuka. Nubimenya uzakiranuka. Yanditswe iravuga ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Umutima wawe rero ni wo wizeza. Hanyuma wizera iki? Wizera ko wababariwe, wizera ubutumwa wumvishe bw'uko wababariwe. Iyo umaze kwizera ubwo butumwa, hanyuma habaho ikintu cyitwa gukiranuka. Hanyuma ntabwo umuntu yakiranuka, nta nubwo umuntu yakwakira ubukiranutsi atigishijwe. Gukiranuka biva mu kwiga. Iyo wize urakiranuka. Rero umugaragu wanjye azahesha benshi, cyangwa se ngo umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Byumva ko Yesu yishyizeho gukiranirwa kwacu. Ngo nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abakomeye. Uko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa,
akababarirwa n'abagome, ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi kandi asabira abagome. Mu by'ukuri ikintu hano kigaragara ni uko Yesu yishyizeho ibyaha bya benshi kandi asabira abagome. Asabira abagome gute? Asabira abagome ngo ntibazarimbuke nyine kubera yuko yabarimbukiye mu mwanya. Hanyuma yishyizeho ibyaha by'abo bagome, hanyuma ngo niwe uzaduhesha gukiranuka ubwo kumenya ibyo yadukoreye. So rero ni ukuri umenye iki kintu, umenye ngo kugira ngo umuntu abe umukiranutsi bisaba ko amenyeshwa inkuru nziza cyangwa se yigishwa akamenya. Iyo amaze kumenya ahita akira, ahita akiranuka. Iyo akiranutse aba abonye n'ubugingo buhoraho. So rero nta muntu ushobora kuba umukiranutsi atari uko yigishijwe ngo amenye. Umuntu wavuka akirinda icyaha n'igisa nacyo ntabwo yaba akiranutse. Ko gukiranuka guheshwa no kumenya ibyo Yesu yadukoreye. Urabyigishwa ukaza mu mutima ukabyizera ugahita umukiranutsi. Nuko bigenda. So rero agakiza twaragahawe. Uyu Yesaya yari ari kubihanura bitaraba, hanyuma byarabaye. Hanyuma twe rero turahiriwe ko turi muri ibi Yesaya yavugaga. Turahiriwe, turi ba bandi Dawidi nawe yarabivuze, yarabihanura aravuga ngo hahirwa ababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa, ngo hahirwa Uwiteka atabaraho icyaha. So rero umuntu aheshwa gukiranuka no kumenya, agaheshwa gukiranuka n'ibikorwa byiza. Yes, akoze cyane. Ikintu nibagiwe ni uko ntiwibagirwe gukora like, subscribe ndetse na comment. Akoze cyane.